munsi yafashe inshingano z'abaturage bose ntabwo twari kubasiga, niyo mpamvu ngiye ngo azayambara ubutaha ariko arayemerewe certificate ye yakabuyibona, ariko uyu munsi papa agomba kwita no kuri adventure ngo iyi ngiyi kandi akaba ariyo pasifayida neza kandi bashyira gahunda z'amashuri y'urubyiruko mu bikorwa. uyu munsi w'umwihariko turinjira mu buryo budasanzwe batoya, ariko abasore n'inkumi ndetse harimo n'abagabo b'ibikwerere bose bashimye kuboneka muri iki cyiciro. Imana ibamugisha kuko yifuza gufatanya n'itorero ry'Imana kuvuga ubutumwa buheruka amateka y'isi, berekeza ibyicaro zabo baza gusoza ishuri ryo kwisanga. Murabonamo abapapa bakuze banejejwe n'iki cyiciro, Imana ibamugisha. Muri zone yacu, muri zone umuntu yahagarariye waje muri ibi birori by'uyu munsi, pasiteri wacu w'intara arakwakira, Imana ibamugisha, ndetse n'abandi baje baturutse mu buyobozi bwa fidi yacu. Abashefu bwite dufitanye gahunda yo gusoza ishuri yo kw'isabato, nimutambuke muze hano ku murongo w'inyuma. Iki cyiciro ntabwo giheza, kugira ngo iyi gahunda tuyikore. Kumubona nafashe abayobozi bakuru badufashe binjire ncuguze uyu mwiza.
uwo mutari buze kubonamo nowera ntabwo muraza kumubona kuko uyu munsi yafashe inshingano z'abatoya twese ntabwo twari kubasiga niyo mpamvu mugiye ngo azayambara ubutaha ariko arayemerewe certificate ye yaza kuyibona ariko uyu munsi papa agomba kwita no kuri adventure ngo iyi ngiyi kandi akaba ariyo Pathfinder ubwo biraza kugenda nabo ngabo rero kuko mubabona ubwo iyo bagiye kukwambika nabo bagomba kuba bagize witeguye bagomba kuba witeguye niyo mpamvu tukangurira buri muntu wese ngo turasaba abandi bari kwitegura reka dusabe Japhet tugabanyije kugira ngo atwikurure amwereke amuha uburenganzira bwo kuzamuka hanyuma naza kubasaba yuko dutanga amen kadusabe n'ufite tukaze kwigira ku ese ibyo wakoze ubonye ari byo haleluya haleluya reka dusabe bamufite certificate nibarangiza bafate ifoto ese umudamu wari hano niba atari bugufi nta kibazo murakoze cyane Imana ibahe umugisha reka dusabe Fidel asubireyo hamwe n'abamutwaje basubireyo aho bari bari hanyuma hinjire Master Guide Damascene nawe yagenewe ribbons eshatu haleluya Tuributse ko Damascene ari umuyobozi wa Shia mu ntara yacu ya Byumba kandi ni nawe wari ukurikira igikorwa cyo gutraininga bariya babanje kuvaho cyangwa se baje 80 babaye trained. Haleluya twavuga iki? Amen. Reka umudamu ari hafi kugira ngo ifoto ayifate natebuke kugira ngo iyo foto nawe bayimufata ariko tunasaba yuko abantu bose bafite amatelefone afata neza bamufate hanyuma baze kuduha amafoto nyuma tukadushyira reka n'umudamu we rero amwegere kuko ni umufasha muri ibikorwa byose ubwo turi guteguza Master Guide David urabona ribbons enye haleluya amen reka tubasore kwambaswe imyanya yabo Master Guide David arahageze David by'umwihariko aba muri komite nawe yashia kuri zone ariko by'umwihariko kuko mubizi bamuvuga butumwa ni pastor to be mu bihe bizaza imbere nawe yarakora umurimo utoroshye reka bamuhe iyo mpano ribbons hanyuma bamuhe na certificate ntekereza ko yaje ko akoze umurimo muremure aba muri bukure ashobora kuba yaje wenyine reka dusare Master Guide Alois Dusabe Master Guide Alois ingiri mbere nawe maze ibikorwa akaba n'abapasiteri akaba bakuru b'icyiciro cy'urubyiruko
n'amasitagedi bari gukora uko bashoboye mu gahunda y'amashuri yashyizwe mu bikorwa bari muri komite z'amashuri. Amasitagedi bari gushyira mu bikorwa iyi gahunda bikaba bigaragara ko hari intambwe iri gutera. Izi meta zizajya zitangwa kuri buri gihembwe ku bamasitagedi bakomeje kwitwara neza kandi bashyira gahunda z'amashuri y'urubyiruko mu bikorwa. Birashoboka ko wazihawe yagawa akazamura cyangwa ntahabwe izikurikira izo yahawe, ariko ntabwo aricyo tubifuza. Imana izabashoboze kongera umwete mu murimo wayo muzamura icyiciro mwarahiriye mu izina rya Yesu. Reka nsabe abakuru b'itorero bari aha ngaha bahaguruke bigire hino. Abakuru b'itorero bari aha ngaha bahaguruke bigire hino. Bagire ku bafilisite kuko izi leta bahawe nizo kuzakora itorero tuyoboye. Haleluya! Nizo kuzakora itorero tuyoboye. Bakuru itorero mwe kujya kure icyo gihe no gusenga mubakikize, hanyuma tubaragize Imana. Ndasaba abizera niba mwishimiye abahawe izi mpeta mubigaragarisha ibiganza byabo. Murakoze kandi mukomeze kubyishimira, muri bumfashe kugira ngo duhaguruke dufatanye nabo mu isengesho tubatura Imana. Reka dusenge. Data ushobora byose, abagaragu bawe n'abazawe turagushimiye izina ryawe ry'Imana. Tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero. Tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka. Tugushimiye urukundo rwawe rutwaraho izina ryawe ry'Imana. Tugushimiye ko waduhamagaye muri no minsi ikomeye kandi minsi y'imperuka. Ariko tugushimiye ko waduhamagaye kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye.